Iyi ni inkuru idasanzwe y'umwana w'umusore bivugwa ko ari igini, aho amaze iminsi yarazengereje abaturage mu karere ka Gatsibo, ajya mu ngo z'abaturage akabiba, hanyuma bajya kumufata bakamubura mu buryo budasanzwe. Ibi byagarutsweho n'abaturage bo mu murenge wa Gasange, mu kagari ka Kigoma mu karere ka Gatsibo, aha ni mu ntara y'Iburasirazuba, aho hari abaturage batandukanye bavuga ko bazengerejwe n'umusore witwa igini cyangwa se wigize donc bamwita igini kubera ko iyo ngo ari kukwiba ukamufatira mu nzu, iyo ugiye kumufata uhita uyoberwa ahantu anyuze. Ndetse hari n'abaturage bavuze ko iyo bagerageje kumufata bakamufunga bagira gutya rwose bakayoberwa ahantu yanyuze, ndetse ngo hari n'igihe baherutse kujya kumufata ari muri gereza, hanyuma aca mu mabati bayoberwa aho anyuze. Mu by'ukuri agenda atobora amazu akinjira akiba, nk'ubu hari umusore mu by'ukuri yibye inzu yose arayiyogoza ntiyagira ikintu asigamo, abantu bakibaza imbaraga akorana nazo bikabayobera mu by'ukuri, nk'uko uyu musore akomeje kugenda ateza ibibazo bikomeye. Umuyobozi wa polisi cyangwa se umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Twizerimana Hamduni yavuze ko uyu ukekwaho ubu bujura yafashwe akaba afungiye kuri sitasiyo ya polisi, ariko kandi nanone bakaba bategereje uburyo ki azaburana cyangwa se ibyaha nibimuhama agafungwa. Ariko abaturage bo bakavuga bati ibyo n'ubundi ni ukuruhira ubusa, kuko iyo afunzwe bajya kumusohora ngo aze aburane bagasanga yagiye batazi ahantu yasohokeye. Bivuze ko mu by'ukuri ari ikibazo gikomeye cyane. Abaturage benshi batandukanye bagenda bataka bavuga ko bajya kubona bakabona amazu yabo arapfumuye, hanyuma bagashaka umuntu wahapfumuye bakamubura, bajya kumufata akabaca mu myanya y'intoki akagenda nk'umuyaga. Aho abaturage benshi bari kurira bavuga bati umusore w'igini cyangwa se umwana w'igini atumazeho ibintu. Birumvikana ko ari ikibazo gikomeye cyane, ariko ubwo wenda uyu munsi ubwo yamaze gufatwa, reka twizere ko atazongera kubacika mu buryo budasanzwe, kubera ko abaturage bavuga ko rimwe na rimwe niyo bamufunze ntibamenye igihe yagendeye. Bamushyira mu nzu agaca mu mabati, bakamushyira muri gereza agaca munsi y'urugi. Urumva ko mu by'ukuri ari ibintu bidasanzwe n'imbaraga zikomeye cyane navuga ko akoresha. Ariko uko byagenda kose reka twizere ko iki kibazo kizakemuka, kubera ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rumaze iminsi rugenda rugaragaza bamwe mu bisambo bigiye bitandukanye. Hari n'abandi nabonye berekanye rwose urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwerekanye abandi bantu bamaze iminsi bagurisha imirima, bakagurisha amazu y'abaturage ariko bakayagurisha mu by'ukuri atari ayabo. Abo nabo bamaze gufatwa. Ibyo rero biragaragaza ko inzego z'umutekano ziba ziri maso kugira ngo zireberere abaturage. Ubwo rero abagizweho ingaruka n'ubujura bw'uyu musore, reka twizere ko bazabona ubutabera, ibintu bikagenda neza. Hanyuma reka mbashimire mwese abakomeje kudukurikirana mu nkuru zacu.